amafaranga washyizeho ni kimwe n'uburyo wasobanuye akoreshwamo ni ikindi. Hano barakuzimuza bakakuvugisha n'akarimurore, barakubwira bati mu gitondo umuntu akagenda akagukomanga runa, byuka viza yabonetse, byuka utegura ufate ivarisi ugiye ku kibuga cy'indege. No, biba ari uko bimeze. Ntabwo Canada yaba ari terminus, ntabwo Canada yaba ari Kanani. Abantu bari ko bajya bayita, sinjye babizanye. Aba diaspora bari hano benshi cy'u Rwanda bavuga ngo ni Kanani. Rero urumva condition ziriyongera kandi bakaba strict cyane, ibintu by'imiyaga bikagabanuka. Ikintu cyagufasha cyaba cyiza kuko niba ugiye kwa applyinga visa y'ishuri, banza utagetinge urebe intake yakubera nziza. Si ngombwa ngo ujye kwa applyinga visa y'ishuri bono muri twebwe amakima ntabwo tuba tuyamenye, uvuga uti nzakotana uko bizaba bimeze kose, ugahita ufata icyemezo ukavuga uti ndapplyinga mu kwa Canada. Nyine ibintu byabo byose ni amafaranga. Cyo ko zari uburyo bumwe navumbuye nzababwira muri iyi minsi igiye kuza, nibwo buryo nabonye budasaba amafaranga, nibwo buryo ushobora kuzamo hano ntibakubaze bank statement, ariko ubundi bwose bubaho bank statement, bank kandi iri hejuru. Muhawe kazi, murayihorana, murabizi rwose. Hano mba mbifuriza kuhaba mukahaba neza. So rero nari maze iminsi ntari, narindi bize, murabizi iby'ibihugu ntabwo biba byoroshye, ariko nagarutse kandi nagarukanye umurindi, umurava, sibyo? Nizere ko muri abo mumeze neza. Abantu mutameze neza, vraiment Imana ibagirire neza, Yesu aborohereze, ndabasabiye kandi mbikuye ku mutima. Ni ukuri Yesu Nyagasani Yesu aborohereze. Abantu mumeze neza, sebo wow. Nanjye meze neza, dufatanye gushima Imana, njye meze neza n'umuryango wanjye. So kandi mwibuke ko tujye dutuye abandi bantu umugisha, niba Imana iguhe umugisha, bira abandi bantu umugisha. Abatameze neza nabo tubasabire kugira ngo bamere neza, noneho ubwonko bwabo butekereze neza, nabo ibintu bigende bijya ku murongo, kuko iyo ubuzima bumeze neza muri ubwonko butekereza neza, sibyo? Uyu munsi rero ndashaka kubabwira ibintu nzi ko mukeneye, abantu muri benshi. Ndashaka kubabwira impamvu 13 zijya zituma abantu mubura visa y'ishuri, nabaye specific y'ishuri. Ushaka visa yo kuza kwiga hano muri Canada ukayibura, mu bintu 12 ngiye kuvuga uri bwumve kugeza ino video irangiye, harimo kimwe wangije, wavanze. So rero ubwo mubyiteho, mubyumve neza. Rero iyi video ugiye kureba, niba ari ubwa mbere ugiye kuyireba, ndakwibutsa gukora subscribe. Ni contribution ikomeye, ni inkunga ikomeye n'ukuri kuri njyewe. Niba atari ubwa mbere rero, ndagusaba ngo uwumve ko ngusabiye umugisha wakire, sibyo? Kandi mbikuye ku mutima, Imana iguhe umugisha for your support and love. Noneho kandi kureba video zikarangira ni ibintu byiza cyane, biramfasha. Niba atari ubwa mbere ukaba ugiye kureba ino video, ndagusaba ngo uyirangize, nuyirangiza utere comment uko wabyumvishe, byagufashije, sibyo? Bimpa umurongo, biramfasha, bimpa motivation. So rero nihuse cyane ngiye kubabwira impamvu 12 zibabuza kubona amahirwe yo kubona visa nkuko nari mbibabwiye. Izo mpamvu 12 rero ni izihe? Impamvu ya mbere rero igarutseho ubushize, kuba ufite admission letter itava mu cyitwa DLI, Designated Learning Institutions. Ni nk'urugaga rw'amakaminuza leta yashyizeho muri uyu mwaka, yagennye muri uyu mwaka yemewe gutanga admissions ku banyeshuri bari international. Iyo ufite admission y'ikindi kigo kitari muri ibyo ngibyo, ufite amahirwe makeya, kubera yuko ntago nyine izo kaminuza ntago zemewe. Ugifite admission yo muri izo kaminuza zindi zitari muri DLI, ni ukuvuga ngo bamaze kubura visa direct. Iyo poyo banayitindaho, nubwo iyo babonye icyo ngicyo cyapfuye nta nubwo birwa banariza ibindi. So ubwo rero ndabasabye mwakabyara muri icyo kintu mucyiteho, mugitindeho. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri rero ndibuze kuza kuvugaho, cyangwa se ngiye kubabwira. Impamvu ya kabiri ni inadequate proof that you will leave country after you finish your studies. Ahangaha ntabwo baba bashaka ko umuntu azaza akaguma hano. Niba uzaza ugataha bigaragaze, convincing igihugu yuko nugera ngaho uziga urangiza ugataha, sibyo? Kora iyo bwabaga ugaragaze impamvu zose zibaho zishoboka zigaragaza ko uzarangiza kwiga ugataha. Niba uje kwiga wenda wari chef de famille, ari we muntu w'umuryango warurambirijeho, bivuge uti ninjye mukuru w'umuryango, yerere muri introduction leta bisobanure. Abagwa umwanya wo kwitsanzura n'urubuga rwo kwisanzura, banakwemera gushyira amareta y'umugereka mu gihe uri gukora application. Igihe umva ko amakuru ari ngombwa kuyatanga ukaba utabonye aho yandika, baguha uburenganzira bwo gushyiraho ibaruwa y'umugereka. Vuga uti njyewe ni njyewe muntu kabisa
mfite abana, mfite iki, abantu ntahari ntibabaho, mfite barumuna banjye bandambirijeho, nari mfite kampani nubatse igomba gukomera, nje kwiga kugira ngo nsubize guteza imbere, ntakemera ko ipfa ubusa igeze ku rwego rwiza, mfite organisation nashinze yererere, mfite abasaza n'abakecuru bandambirijeho. Ibyo byose ubigaragaza, ubisobanuro, ubone ko uzasubira iwabo, kugira ngo yaba arabaho abantu ivuga ngo ntabwo tubona impamvu uzasubira wanyihakana, izaba itakubereye ku buryo babasha no kwiga ukaba wakongera ukajurira, sibyo? Iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu ni unclear purpose of visit. Kubera iki mu bihugu by'isi yose wahisemo Canada? Kubera iki Canada rero warebye ukavuga uti ngenda ajya kwiga muri Canada? Ese byarakugwiririye? Banza ubereke yuko wakoze ubushakashatsi, ugasanga Canada ni igihugu nyine gifite amakarite qualities runaka zishobora gutuma kabisa uhahitamo. Niba kuvuga ati Canada ifite umutekano uri ku rwego rwo hejuru, numvaga ko nzajya kwigayo, imyigire ikaba secure, bigaragaze. Uvuga uti Canada kabisa, narebye mbona nje kuhiga, improvement, donc byamfasha muri ubu buryo, byambera byiza kubera impamvu ABCDEF. Hari impamvu ntahisemo ibihugu bindi, Canada imeze gutya na gutya, yateye imbere, bizamfasha muri options yanjye nshaka, muri option yanjye ndi gukurikira, bizamfasha kuyigendamo neza, kubera yuko Canada nyine nabonye ariyo iri ku rwego yamfasha kugira ngo bitunganye. Murumva icyo nshaka kuvuga, sibyo? Nudasobanura ngo ugaragaze impamvu warutishije Canada ibindi bihugu, ukaba ariyo uhitamo kuza kwiga, bazakwima visa, sibyo? Bazakwima visa. Iyo ni impamvu ya kangahe? Ni impamvu ya gatatu. Impamvu ya kane ni lack of financial security. Aha hantu rero, iyi nayo ni impamvu bajya bifashisha ku ibaruwa baha abantu babahakanira, niba ari uri kumva iyi video bahakaniye. Financial security ni ikintu kiri ku rwego nyine. Canada nyine ibintu byabo byose ni amafaranga. Cyo ko zari uburyo bumwe navumbuye, nzababwira muri iyi minsi igiye kuza, nibwo buryo nabonye budasaba amafaranga, nibwo buryo ushobora kuzamo hano ntibakubaze bank statement, ariko ubundi bwose bubaho bank statement, bank kandi iri hejuru. Ubu bw'abanyeshuri bwo bukaba n'akarusho. Nutagaragaza bank statement iri ku rwego rushimishije rero, bazahita baguhakanira. Ikindi, nugaragaza bank statement iri ku rwego rushimishije, ariko mu makuru watanze ukaba wagiye ushyiramo kuba hari abarumuna bawe ufite biga mu bihugu bikomeye, bari hano na hano, bimeze gutya na gutya, bimeze gutya na gutya, ukagenda ntugaragaze buryo ki ayo mafaranga nubwo ari kuri iyo bank statement, ariko ashobora gukavaringa ibibazo by'iwanyu, no kuba uje kwiga ahangaha, no kuba abandi barumuna bawe nabo ubuzima burakomeza gukomeza. Icyo kintu ntugisobanure, uzabura amahirwe direct. Kubera ko kuvuga ngo umuntu afite amafaranga ariko inshingano zikaba nyinshi zikamurenga. Kugira amafaranga menshi hano si igitangaza, abantu baba bafite amafaranga rwose, ariko inshingano ibyo bayakemuza, muri kubyumva. Kugira amafaranga ni kimwe, no kuba bashobora kubasha gukavaringa responsibilities zawe ni ikindi. Nugaragaza ko mufite amafaranga menshi kuri noza y'umubyeyi wawe, ukagaragaza afite amafaranga menshi, ukagaragaza ko ufite barumuna biga mu bindi bihugu bikomeye, kandi ntugaragaza ko bafite ama scholarships, icyo gihe uzaba urisika kubura visa. Ko bazavuga bati ubwo afite barumuna be bamaze imyaka biga ahangaha handi, wakaba yiyongeye mu nshingano, ikigaragara cyo ntabwo kumwishyura bizashoboka. Ubwo afite barumuna basize mu rugo kandi umubyeyi agomba gukomeza kwitaho, ikigaragara cyo nagira ngo ntabwo bazakomeza kumwitaho. Ubwo icyo kintu rero mugomba kugitindaho, mugomba kugishyiramo akantu k'ubwenge. Kugaragaza amafaranga menshi si cyo cy'ingenzi, ahubwo ugaragaza amafaranga wagaragaje, banza ugaragaze yuko ashobora no kugukemura ikibazo cyawe ndetse n'abandi ubuzima bugakomeza, sibyo? Hari n'igihe baba badashaka kugaragaza bank statement iriho miliyoni 100, bitewe n'uko wenda uwo muntu ufite bank statement iriho miliyoni 100, ama responsibility yiwe wagaragaje mu makuru watanze arenze miliyoni 100. Ugasanga ahubwo wenda bashakaga yuko na miliyoni 45 wazishyiraho, ahubwo zikagaragaza yuko nyiri izo miliyoni 45 responsibility ziwe zitari nyinshi cyane ku buryo wowe yakuburira ubushobozi. Ako kantu mujye mugatindaho mukagarukeho, sibyo? Amafaranga washyizeho ni kimwe, n'uburyo wasobanuye akoreshwamo ni ikindi. Iyo ni impamvu ya kane. Impamvu ya gatanu ni igihe study program chosen doesn't align your prior to educational experience. Ubwo ni igihe wahisemo nka programme runaka, iyo programme ugasanga ntago ihura n'ibintu uje wize hashize cyangwa se wari uri gukoramo. Urugero, niba wari uri gukora nk'umukanishi, ufite na company y'ubukanishi, wabikagatije, wabigize intambara, wagaragaje ubukanishi bwawe no kuba ari bwo wiza hashize. Noneho urangije mu kuza kwiga, wenda uje kwiga ubukerarugendo, cyangwa se usabye nuza yo mu mibare, masters mu mibare, wa muntu we, ibyo bintu birahurira. Bahita bavuga bati uyu muntu admission ayibonye wenda nko ku mahirwe, nta gahunda ifatika afite yo kuza kwiga, aragira ngo agere ahangahe admission imubere inzira, aragira ngo agere ahangahe ibyishura bihagarike.
bakakwima visa bitwaje icyo kintu. Gerageza guhuza amakuru yawe yahashize, ibyo wize, ibyo ukora ubihuze n'icyo uje kwiga uno munsi, sibyo? Si turi kubyumvikanaho neza? Iyo ni impamvu ya gatanu. Impamvu ya gatandatu rero ni unexplained gaps in your studies, in your education or experience. Ahangaha ntabwo bakunda ikintu cy'amasirotsi adasobanutse. Hano barakuzimuza bakakuvugisha n'akari murore, barakubwira bati mu myaka 10 ishize wari uri, ukagaragaza wenda 5 nari ndi ku ishuri, kandi nayo ntabwo kwanga 5 nari ndi ku ishuri bidetaye, kuva ku ya mbere kwa kane kugeza kuri 30 z'ukwa karindwi nari ndi ku ishuri. Nujya gukomeza ukwa 8 uhere ku ya mbere, ntabwo urahera kuri 5, kuko nuhera kuri 5 system irabyanga. Barakubwira ati se kuva kuri 31 z'ukwa karindwi kugeza kuri 4 z'ukwa 8 wari uri. Niba wari urwaye bivuge, niba wari uri muri konje bivuge, niba wari uri mu gisibo cy'ikiruko runaka bivuge. Uhagaze ngo mu kwa mbere ndi ku kazi ngo kugeza mu kwa 10, noneho mu kwa 10 nakumwe ntiwahavuga uhera mu kwa 12. Niba bari baguhagaritse kubera covid bivuge, sobanura, vuga uti nari ndahangaha muri iki gihe. Niba ari igihe cy'amashuri ugaragaza nari ndi ku ishuri, nari ndi muri vacances. Ahangaha niba atari ishuri cyangwa ntabe na vacances wari uriye byari biki, nari ndagiye mu kindi gihugu wenda kubera impamvu runaka. Ibyo byose bisobanure kandi mu buryo busobanutse. Iyo hajemo rero gap zidasobanutse ukazisimbuka, ibyo ngibyo rwose direct bita bikubuza visa, kuko bo bimagine ikibi. Bimagine ko ari uri mu mutwe w'iterabwoba watinye kuvuga, cyangwa se mu zindi gahunda zirwanya leta watinye gusobanura. Ni byiza rero ko musobanura ibintu nta mwanya n'umwe usimbutse ku cyerekeranye na experience yawe cyangwa se education zawe. Niba bikubaza ubivuge neza, ubivuge ku murongo. Impamvu ya 7 ni language test score. Abantu benshi baje bumva baza hano pe nibyo, akumva afite izo nzozi, ariko defika bimwe, akumva yaryama ubundi mu gitondo umuntu akagenda akamukomanga runa, byuka visa yabonetse, byuka utegura ufata ivarisi ugiye ku kibuga cy'indege. No, biba ari uko bimeze. Ntabwo Canada yaba ari terminus, ntabwo Canada yaba ari Kanani. Abantu bari ko bajya bayita, sinjye babizanye. Aba diaspora bari hano benshi cy'u Rwanda bavuga ngo ni Kanani. Ntabwo haba ari Kanani, ntabwo nyine haba ari kuri terminus nkuko tubyita. Ntabwo haba ari ahantu hatari, ntabwo nyine hakomeza kugira agaciro nk'aka abantu baba bahabonamo. Ntabwo hakomeza kugira agaciro kandi gatuma umuntu wumva ko ari muri Amerika yifuza, muri bino bihugu bya US bya Amerika yumva yifuza guhaguruka akaza hano. Ntabwo hakomeza kugira icyo cyubahiro n'ako gaciro. Canada iragoye, bisaba kuyikorera, bisaba guhaguruka ugashirika ubute, sibyo? Nk'abantu mushaka kuza hano mwiga igifaransa, France ahangaha yabaye ikindi kintu umviri ku rundi rwego. N'abanyagihugu natwe abari muri iki gihugu tukirimo twamaze kukigeramo, igifaransa turi kukiga bubi na bwiza. Noneho mwebwe mutaranakigeramo, urumva ntabwo bagishaka kwinjiza abantu hano batazi France. Wapi? Kubera yuko system y'igihugu irashaka kujya mu rurimi rw'igifaransa, kandi urumva bisaba guhera ku binjira. Niba igihugu kigizwe n'abayimmigrant kuvuga ngo abinjira baze bazi yo France, kugira ngo bitazabagora, kuko natwe abarimo tuba tukigira ku buntu igifaransa. Amashuri agomba kutwigisha France ababishaka. Rero kandi ubwo utegetswe kubishaka kubera ko ari service ijya kwa karunaka ukayibura, kubera ko ugomba kuvugana n'abayitanga muri France. Bagashyira amabwiriza akavuga ati abantu bahabwe service mu Cyongereza n'aba indigenous people, cyangwa se n'abantu bamaze ahangaha amezi ari hasi ya 6. Ugasanga izo criteria z'abantu bagomba kwakirwa guhabwa service mu Cyongereza ntuziriho, ugahita ubobuje kuvugana nabo muri France. Abantu batayizeho completely bagira ibibazo byinshi cyane kutumvikana ama service bahabwa. Ubwo rero nabagira inama, niba mushaka kuza hano nimwige igifaransa mu bibuzi, wowe genda ukore ibizamini by'igifaransa n'icyongereza, ugira ama certificate afite amanota meza, ubundi uzambwira. Iyo ufite izo certificate za France ahangaha sha ubu ufite amahirwe menshi cyane mu bintu byari byo byose wakapplyingamo, sibyo? Ubwo ngubwo ibyo ni ibanga mbibi. Kandi niba ujya gukora examen z'indimi zo kuza ahangaha, ukora ikitwa examen ya France yitwa TCF. TCF murayumva? Ni examen ya France ariko ya Canada, ntabwo ari ya wenda principale kuri Quebec cyangwa se ibindi bihugu. Banza n'ibindi bihugu bigira ama examen ya France. TCF niyo examen ya Canada. Nujya gukora icyongereza ibe IELTS cyangwa se CELP, sibyo? Ubwo aho ngaho mbibiye ibanga. Impamvu ya 8 rero ishobora gutuma ubura visa ni family ties in Canada. Hari igihe
family ties nko kuvuga ngo umuryango ufite muri Canada ushobora kukubera impamvu yo kubona visa cyangwa se ukabura visa, biterwa n'uko wabisobanuye. Niba uvuze ko uje kwiga muri Canada kandi ufite umuryango, ntugaragaze uruhare uwo muryango uzagira mu kuba bagufacilitatinga ku myigire yawe. Bumva yuko uwo muryango ahubwo ushobora kuba impamvu yo kuba baguca intege mu myigire yawe, bakaba banatuma utiga ugahugira mu bindi kuko ufite umuryango ukwakira ntujye ku ishuri. Ariko ugaragaje uruhare uwo muryango uzajura mu myigire yawe, babona yuko n'ubundi nubwo bavuze ko ufite umuryango ariko hari uko uwo muryango uzaparticipa mu myigire yawe, bakaba bashobora kwizera ko uje kwiga. Ni ukuvuga ngo kugira umuryango hano ushaka kuguhesha visa cyangwa se ujye kubuza bitewe n'uko wabisobanuye. Niba wafite umuryango, mu gusobanura uwo muryango kwawe huza no kuba hari icyo uzakumarira mu kugira ngo imyigire yawe igende neza, sibyo? Nibyo byiza bizagufasha. Otherwise bazavuga bati uyu muntu ubwo afite umuryango anga akaba nta kintu yavuzeho ku byerekeye ishuri, ashobora kuzahagera ntiyige. Iyo ni impamvu ya 8. Impamvu ya 9 ni high volume of pending study permit applications. High volume of pending study permit applications ni impamvu ya 9. Ni ukuvuga ngo igihe mwasabye muri benshi, iyo mwasabye muri benshi polisi ikakubura visa, rero urumva conditions ziriyongera kandi bakaba strict cyane, ibintu by'imiyaga bikagabanuka. Rero iyo mwasabye muri benshi ni ikintu nyine bishaka kubera imbogamizi, bishaka kubera impamvu. Urugero nk'ubu ngubu bagabanyije umubare w'abantu binjira mu gihugu, ugasanga bya bihugu byacu by'iwacu muri Afurika byo noneho bifite percentage iri hasi cyane, kubera ko baba bakunda kwita kuri biriya bihugu bya Aziya n'Uburayi. Nyine abantu bavuye urumva niba kenshi baza baba bafite ifaranga rifatika, bo baraza urumva nyine biba obvious ko ari bugera ahangaha akiga, ariko twebwe muri Afurika ntibatwizera. Rero ni ukuvuga ngo iyo hatse abantu benshi bo muri ibyo bihugu, wowe iwacu nyine ubura amahirwe yawe aba makeya. Ikindi ni ubwo ahangaha ikintu cyagufasha cyaba cyiza, kuko niba ugiye kwapplyinga visa y'ishuri, banza utagetinge urebe intake yakubera nziza. Si ngombwa ngo ujye kwapplyinga visa y'ishuri, urugero ufate abantu benshi. Iyo umuntu atekereje ishuri ahita yumva ko intake yo mu kwa mbere yo ntishobora kubura. Ku isi hose ibigo byinshi bifite intake yo mu kwa mbere, ariko ugasanga hano haba intake yo mu kwa gatanu. Abantu ntibayikunde bo muri mwene ibyo bihugu, bavuga bati mu kwa gatanu habashyushye, akumva kuza kumenyera igihugu agiye kwinjiramo bwa mbere muri icyo gihe cy'ubushyuhe bukabije, akumva ntago bikunze. Ariko wowe ugahita ufatiranira aho ngaho ukavuga uti njye n'ubundi ko n'ubundi twebwe amakima ntago tuba tuyamenye, uvuga uti nzakotana uko bizaba bimeze kose. Ugahita ufata icyemezo ukavuga uti ndapurenga mu kwa gatanu, kubera ko aribwo haba hari abantu bakeya basabye. Icyo gihe bikongera amahirwe kurusha ba bantu magana ibyatsi bapurayinze mu kwa mbere. Iyo ngiyo ni impamvu ya 9. Impamvu ya 10 ni refusal of admissions on medical or criminal grounds. Ikintu kijyanye no kushaka kujya kwa muganga bagupima indwara bagasanga ufite uburwayi, icyo gihe ubura visa. Niho handi bakubwira ati uzategereza indwara yawe ibanze yongere ikire, noneho nurangiza ahari tuzaganira ku ndwara bapima kugira ngo ujye kubitangira ubizi no kwiyangaje gutanga ayo mafaranga. Uzabanze wivuza indwara n'ikiri uzongera ugerageze. Ubwo rero urumva ugasanga ubuza amahirwe kubera ko bagusanganye indwara. Icyo gihe ubwo nta n'imiyaga izamo, nyine urabyumva nawe hari uburwayi umuntu aba arwaye hano ntibamwemerere kuza. Ikindi, iyo ufite criminal records zimeze ukuntu muhashize baragufunze bigaragaza ko wakoze ibyaha runaka, icyo gihe nabwo cyangwa se ko hari ibyo wari gukurikiranwaho, icyo gihe ubura amahirwe, birumvikana ntabwo bakwakira. Ikindi kintu, inadequate travel history. Reka mbabwire mwa bantu, nujya uri iwacu ukabona n'amahirwe yo kujya mu Bugande, umva jya ugenda uhajye, nurangiza kuhajya ako kaviza ukabike muri passport yawe. Niba wajya mu Bushinwa ugataha, niba wajya muri Dubai, niba wabona visa yahe ukajya ukagaruka, bikore, jyayo ugaruke. Noneho travel history yawe yiyongere, bigaragaze ko uri umuntu usanzwe umenyeye iby'ingendo, kujya kuba mu bindi bihugu bitandukanye, umenye kubana n'abanyamahanga n'abandi bantu batarabiwanyu. Ibyo bintu bikongera amahirwe ko bavuga bati ntabwo umuntu aje kwigira hano kubana n'abandi bantu, azabasha kumanaginga societe azasanga nshyashya, bakavuga bati uyu muntu azabasha kubana n'abandi mu mahoro, ntabwo ari hano hambere aje kwigira kubana n'abandi bantu batarabiwabo, ntabwo ari hano. Donc utwo tuntu twose utwo twanalize bakora tukakongerera amahirwe. Rero ntimugapfushe ubusa visa iyo wabona iyo ari yose, nubwo cyaba ari igihugu utekereza ko nta kintu cyagufasha, ariko burya no kuba kigezemo kongera ugataha iwanyu bigira icyo bigufasha, sibyo? Iyo ngiyo ni impamvu ya 11. Impamvu ya 12 ni incomplete documentation.
niba uri muri application banza ukore list umenye ngo hakenera ibi bintu. Niba hakenera izi document 15 ugeranye document 15 ubuzifite, niba ubona ngombwa zirenga 15 kugira ngo zijye hasi ya 15. Nta muntu waguhanira ko washyizemo document idakenewe igihe iri supportive ku makuru yawe, ahubwo yaguhanira kuba washyize hari iyo utashyizemo kandi akeneye, sibyo? Rero mujye manza mumenye ngo hakeneye izihe document, nashyiramo izihe, nkeneye iki, nabigenza gute, sibyo? Ikintu cyitwa amadokima muzajye mukitaho. Ikindi ubwo impamvu ya 12, impamvu ya 13 ni relying on CV application. Hano nababwiye barakuzimuza, barakuvugisha n'akari murore, kandi noneho hakabaho bakubazije amakuru yose arambuye aza kuri ntozi imwe, kuri form imwe, hakaba naho bagenda bayakubaza mu bicece uza kuza kuyavuga ahandi, ugakora ikosa, ugakora ikintu cyitwa kwinyuramo, ugafata ukavuga nk'amakuru runaka, waza kuza kugera ahandi hantu ukayavuga ukundi. Icyo gihe bakwimaviza bakanakubana, kuko bumva yuko ya document imwe runaka ari ya fraud. Baravuga bati iyi document ari guza ari amakuru basanga ari impimbano, document mpimbano. Icyo gihe bakwimaviza bakanakubana. Rero nimuzajya muba mugiye muri nko gukora application, ibintu muzajya muvuga nababwiye ibyo ubwira umu agent cyangwa se niba uri kwiapplyingira, amakuru uzajya utanga, amakuru uzajya uvuga, reka azajya bari amakuru ashobora kuba yagufasha ubutaha ushaka gusubiramo. Biba byiza yari ay'ukuri, kuko bigufasha no kuba utayo ugiye kuvuga wibuka amakuru y'ukuri kurusha kwibuka amakuru y'ikinyoma wahimbye. Ikindi, umuntu kwa applyingira niba atari kwiapplyingira, ujye umubwira guhere kugira ngo nawe ubuyafite, umenye ngo nanga bibaye ngombwa yuko bambaza navuga ibi kuko ari byo nari naravuze, sibyo? Ikintu cyitwa kuvuga CV zisobanutse zifite amakuru y'ukuri kandi zuzuye ni kiza cyane kurushaho. Niyo nama nabagiye, kandi amakuru ahura muri document runaka bikaba bihura no muri document yatanze ejo niyo uzatanga ejo bundi niyaryari. Ibyo bintu byaba ari byiza cyane kurushaho. Sinababwiye impamvu 13 ndazirangije. Yindi mpamvu ya 14 ngiye kongeraho ntabwo ibitureba cyane kuko akenshi wacu ntidukunda kubikora. Ikintu cyitwa guhayaringa aba immigration consultants. You hire into immigration consultants utari license, udafite license yo utabyemerewe hano, nyine icyo gihe ushaka kugura amakuru uretse ko ibyo ngibyo akenshi tudakunda kubikora, ariyo mpamvu wacu ntabwo dukunda kubikora, niyo mpamvu iyo ngingo ntayitindaho. So izo 13 rero mbabwiye muziteho, sibyo? Mujye muzitaho. Niba ugiye kwa applyinga visa ya Canada ushaka kuza nk'umunyeshuri, tinda kuri ibyo bintu. Ikintu cyitwa kuvuga amakuru asobanutse ari ku murongo w'ibyo wabajijwe byose, ikintu cyitwa kudefanda impamvu zasubira iwanyu, ikintu cyitwa kudefanda impamvu Canada ariyo wahisemo, ikintu cyitwa amafaranga, proof of fund igaragara kandi isobanutse igaragaza ko uzabasha kwiyitaho, ikintu cyitwa ibaruwa yaturutse mu kigo kiri muri urugaga rw'amakaminuza yemerewe gutanga ama admissions ku banyeshuri bari international. Ibyo byose mubyitaho. Ibyo bintu nubyitaho, ayo makuru yose y'ingenzi ukabyitaho, ukayabumbiramo, ukavuga uti ngiye nkoza application yanjye amakuru yose arimo, nta muntu uzakwimaviza. Nanayikwima uzaba ufite uburenganzira bwo kongera gusubiramo. So rero icyo nababwira, ibyo bintu byose nubishyiramo uko 13 ukavuga utanga hose kabisa ameze neza ndakeye. Ibi byose nabigaragaje, nabisobanuye mu buryo bufatika. Icyo gihe uzasigare usenga, kuko nababwiye iyi Canada ni terminus, aha ni Kanani, hahora ari umugisha. Ibyaho sinzi uko bikoze, nyine n'igihe woje ibyangombwa byose gutyo ugasanga nyine biranze. Niyo mpamvu bisaba kwihangana no kudacika intege. Rero ni ukuvuga ngo ujye ubikora neza uko ugomba kubikora, ubundi usigara usenga. Ikindi nababwira ni ukubabwira ngo amahirwe masa, sibyo? Ubwo ibyo nibyo nkubwiye byo wakora kugira ngo wongere amahirwe yo kubona visa. Nibyo wakora kugira ngo ugabanye amahirwe yawe yo kubura visa, yego, ahubwo uba uri kongera yo kuyibona. Kandi ushize nayo nababwiye icyo wakora igihe wamaze kuyibura. Courage, kandi mukuri umugisha w'Imana babeho namwe rwose, igihe cyanyu kizagere ababyifuza. Ikindi kandi nababwira amahirwe masa. Bye bye.